Lorenzo yabyutse ariho akora ubushakashatsi ku bijyanye n'ikirere muri iyi minsi. Nashaka tubwire icyavuye mu bushakashatsi anateguza abantu. Ubushakashatsi wakoze. Navuga ko muri uyu mwaka impeshyi yatinze kurangira, abagira ngo babonye notification ya Meteo Rwanda iteguza ko twinjiye mu cyumweru cy'imvura nyinshi mu turere hafi ya twose tw'igihugu. Nahoze rero nkanga kajisho kuri cyo bita temperature moyenne imezite. Temperature moyenne mbere nakuruye yo bita weather forecast ya satellite. Ireba mu Rwanda cyane kurusha izindi. Uyifashishije satellite cyane. Hashize iminsi dufite ubushyuhe bwinshi i Kigali, mwaribonye ko ubushyuhe bwo hejuru twageraga kuri degree Celsius 30. Ya record dufite i Kigali 32, ariko muri amezi ashize 31 twagezeho. Twarashyushye cyane pe cyane. Impamvu rero icyumweru gitandukanye turimo gusoza n'ikindi tugiye kwinjiramo, no iminsi navuga nk'icumi iri imbere. Ntituzigera tugira ubushyuhe bwo hejuru burenze degree Celsius 26. Azabana makonje. Abakonje rwose. Ntabwo navuga ko ndimo nakoresha forecast hano i Kigali, ntabwo navuga ko ari mu gihugu hose ariko bizaba bimeze. Ariko tugiye kwinjira mu minsi ikonje, navuga ko ari n'iherezo ry'impeshyi yatinze kurangira, mu by'ukuri ubushyuhe bwatinze kurangira. Abahinzi navuga ko n'amakuru meza mbazaniye muri iki gitondo, mu kazi ngamba, abafite imyaka irimo kumerera mu bagare kugira ngo iyi mvura isanga ubutaka bwarimanyuye kabisa ku buryo amazi yinjira neza. Nk'abafite ibishyimbo bitangiye kumerera, ntekereza ko nko mu kwezi kumwe mwatangira kurya umushogoro n'imboga z'ibishyimbo. Ntekereza ko ibishyimbo nicyo gihingwa mu Rwanda kiribwa. Umushogoro ibabi rya gatatu cyane. Umushogoro urumva turabana kirabana. Umushogoro burya ntuzabure n'umukecuru wabutetse. Umushogoro arawuhwanya. Umushogoro uva ku bishyimbo bitarera neza. Kuva bigize ibabi rya gatatu burya. Iyo hatangiye kuza imiteja umushogoro warangiye. Nibyo mvuga nyine biba bitarera neza. Natanga nabangiye kubeshya. Nyine umva uko batangira. Kundi ibishyimbo bimaze ukwezi n'igice ushobora gutangira kurya. Urawurya kugeza igihe haziye uruyange. Uruyange ni imiteja. Amababi atangira gukomera umushogoro uburangiye. Ugahita utangira kurya noneho imiteja. Imiteja burya hari imiteja ya kizungu, hakaba n'iya kinyarwanda isanzwe. Imiteja indi izamuka irandaranda. Umushogoro karyoha kurusha imiteja. Umushogoro wahuye n'umukecuru uzi kuwuteka neza, akawukamura neza, ukawurisha nk'akawunga cyangwa umutsima, ibyo ari byo byose ufite n'agashyushyu. Rero imiteja uryaho, imiteja ikarangira ibishyimbo bitangiye kwera, ukarya ibitonore. Ibitonore bikavaho noneho ukarya ibishyimbo byumye, umeze neza. Ni igihingwa cy'u Rwanda urya kuva ku kwezi kwa mbere kugeza ukwezi kwa gatandatu nibura, umeze neza cyane. Yes, ubwo rero twizere ko abahinzi mwamaze kumva nicyo ubumenyi bw'ikirere bamaze. Tubyukiye mu ntore kigashambuye imyaka kira mu bihame kwereka uko umuntu kwereka icyo waletira mu ntore akabivanga n'umushogoro. Ko bitarore yazo zaje wese nicyo ahugukiwe rwose. Burase Lore none se ikibazo Lore muri Meteo winjira mu bishyimbo n'ubusi ndumva birahura. Yavuze ati abahinzi mutajya nindeguze abahinzi cyo gukora ikibazo bajya kubwira ibihame najya rugeze ubona ndambura amaboko kurambura amaboko senzi gutega. None se ubundi ubwo wabaye mwarimu, soza n'isomo ryawe. Ibishyimbo byerera amezi angahe? Biterwa n'igice, ntabwo ubutaka buba busa, ntabwo ubutaka bungana. Hari abashobora kweza mu gihe cy'amezi nk'atatu, hari abashobora kugera kuri 4, hari n'abashobora kugera kuri 5. Ni hagati ya 3 na 5. Bura kwera nabyo habamo ibyiciro nyine. Hari abeza ibitonore bakasarura, hari n'ababyumisha. Urumva rero nk'ibitonore kugeza byumye biterwa n'uko izuba ringana, bishobora kumara n'ukundi kwezi biri muri procedure zo kuma, ubundi bagasarura bakabihura bagahunika, u Rwanda rukaryoha. Ni komprima kubera ko ntago bibaye nka ya shati ni mugoroba twari turi ko sinzi twaganiriye tuvuga ngo hari ya shati y'umuhondo yari gani wandika muri Google ngo ari ngo muri Google ngo wandikamo ishati yari gani azi ishati y'umuhondo ya Yakoze
niyo shati yakoreshejwe ku ma thumbnail inkuru nyinshi zanditswe kuri rigani n'ibiganiro byamuficarinze kuri YouTube. Ubwo ni nziza. Ntabwo ari nziza numva ngo yayibonye ngo amafaranga ya mbere yahembwe hano niyo yayisagura yambaye amezi 3 non stop itaruhuka idahumeka. Ubu ngo yayikoreye kadire yashyira mu kiruhuko cyo kwijajara mu kiruhuko cy'izabukuru yari yambaye isaba imbabazi. Gaju